ikibazo abantu tugira ni ikihe? Nuko buri wese yicara akikekaho ubumenyi adafite. Reka rero kuko nta gicucu kibaho. Ikiri cyo nuko twese ababayeho abariho n'abazaza buri wese afite ikintu azi. Iryo ni ihame rya mbere. Kandi buri wese afite ibintu byinshi atazi. Reka duhera uhereye aho wasanga twese turi ibicucu n'injiji, usibye ko tutari byo mu bintu bimwe. Ngewe nk'ubu ngubu mu by'ubuvuzi we warabyize. Ubu ngiye tuvuge yuko mu by'ubuvuzi ndi igicucu n'injiji, ariko mu by'umuziki, mu bya Bibiliya, mu bya political sciences ndi umuhanga. Ariko nanjye njyanye mu by'ubuvuzi nabi igicucu. Nuvuga ngo uhereye aho ngaho buri wese afite ibyazi, akagira n'ibindi byinshi atazi. Muri bya bindi atazi wamwitamo igicucu n'injiji, ariko muri bya bindi azi arabizi. Burya rero na wa muntu uzi guhinga ibijumba, hari ibintu sinzi muri tundi duce tw'u Rwanda iwacu babyita imitabo, uzi kurunda itaka gutya agahingamo ibijumba bikera. Uwo muntu ntabwo ari igicucu, ni injiji n'igicucu mu bindi, ariko muri ibyo ngibyo ni umuhanga. Ikimenyimenyi ni uko ibyo azi njye nawe tutabizi. Nuvuga ko natwe hari ikintu niba warize waraminuje, hari undi muntu uzasanga azi ikintu utazi. Hari inkuru bajyaga basobanura kera bigisha Icyongereza, uzi ko mu Cyongereza hari ijambo ubundi ntabwo ribaho, swimology, ni ukuvuga ubumenyi bwo koga, to swim. Ubundi ni ijambo ribaho ryahimbwe n'umuntu wanditse iyo nkuru. Ni umuzungu waje agera ahantu mu giturage muri Afurika, ahantu asanga umuntu amutwara mu bwato, agenda amuganiriza akamubaza tese uzi biology, ubumenyi bwa muntu bw'umubiri wa muntu? Ndamubwira ati ndakurahiye ntabyo nzi. Aramubwira ati uri igicucu, kandi ibyo ngibyo bitumye utakaza 1/4 cy'ubuzima bwawe. Barakomeza, undi aragashya, wa musara aragashya. Bageze imbere aramaze atese waba uzi shimi, ubutabire? Ndambwira ati reka ni n'ubwa mbere mbyumvise. Ati rwose urinjije n'igicucu, kandi ibyo bigutesheje 1/4 cy'ubuzima bwawe. Baragenda bageze imbere ambwira ati ese waba uzi imibare, matematike? Ndambwira ati reka rwose ntaho. Avuga ati urinjije n'igicucu, ibyo bigutesheje. Agenda biteranya. Bageze imbere ubwato umuhengeri urabukubita, butangiye kunyeganyega. Wa musare bamaze amasanga bita igicucu kuko atazi imibare na shimi na biology, we yarazi koga. Wa muzungu ntabwo yarazi koga. Atangira kurohama, avuga ati nyabuneka ntabara. Undi amubaza tese waba uzi koga? Niho haturutse iryo jambo swimology. Undi avuga ati ntabyo ndi rwose. Aravuga ati reba, kubera kutabimenya utakaje ubuzima bwawe bwose. Urumva rero wa muzungu yari ikimene mu mibare, mu butabire, mu bumenyi bwa muntu, muri ibyo byose, ariko yarinjije mu koga, biba bitumye atakaza ubuzima. Niyo mpamvu rero burya twese tuzi duke, hari byinshi tutazi, ibyo tubihuriyeho. Niba nzi ibi ngibi nkibwira ko bingana gutya, nicyo kibazo tugira. Burya ikibazo dufite abantu ntabwo ari cyo kuvuga ngo uyu nguyu ngo ni igicucu cyangwa ni umuhanga. Oya, ni ikintu cyo kwiyemera, nkikekaho ubumenyi ntafite. Burya rero no kujijuka ntabwo ari ukumenya ibintu byinshi ntibishoboka, kuko niyo ubumenyi ufite wabukuba inshuro 10 wakomeza kubuza utuntu duke ugereranyije n'inyanja nini y'ubumenyi uko ingana. Kujijuka ni ugukora iki? Kumenya gutandukanya ibyo uzi tubishyire hano hejuru, hano hasi tuhashyire ibyo utazi, hagati tuhashyire ibintu ufiteho amakuru. Iyo ushoboye kubitandukanya ibyo bintu bituma witwara gutya. Muri bya bindi uzi ubivuga uhagaze wemye kuko urabizi. Ibyo mu Kinyarwanda bita ngo ni ugushinga icumu, ukabivuga wemye. Muri bya bindi ufiteho amakuru ukabivuga woroheje kuko ubifite gusa amakuru ntabwo ubizi. Noneho rero muri bya bindi utazi
ukicecekera. Ikibazo rero abantu dufite ni iki? Ni uko ntabwo dukora uwo mubare wo gutandukanya ibyo nzi, ibyo mfiteho amakuru n'ibyo ntazi. Ugasanga ntanga ibitekerezo kimwe iyo barimo baganira ku byo nzi, ku byo mfiteho amakuru no ku byo ntazi namba. Ugasanga nitwaramo kimwe. Aho ni ikibazo kivukira. Ugasanga nditwara muri byose kimwe kandi biratandukanye. Ubundi nakagombye mu byo nzi rwose kubifata nkamenya aho bitangira naho bigarukira, nkabitangamo ibitekerezo nshikamye mpagaze kuko mbizi. Twagera mu byo mfiteho amakuru nkavuga nti yego ngatanga igitekerezo ariko nkagenda buhoro kuko mfite gusa amakuru. Twagera mu byo ntazi nkicecekera ngatega amatwi ababizi. Akenshi rero umuntu afite ikibazo cy'uko ntabwo afite ikintu cyo ati buriya bamenye yuko ibintu abizi nabamasebeye. Oya nta kibazo kuko uko wabigenza kose ubumenyi ufite buzahora ari buto ugereranyije n'inyanja y'ubumenyi. Niyo mpamvu nta mpamvu yo guterwa ipfunwe ngo nuko ntazi biriya na biriya. Oya nta kibazo. Utwonzi ndatuzi, ibyo mfiteho amakuru mfite amakuru ahatangira n'ahagarukira, hari n'ibintu byinshi ntazi, nta kibazo. Mu byo nzi mvuga ijambo narihagazeho kuko ndabizi, mu byo mfiteho amakuru mbigendemo buhoro, mu byo ntafiteho amakuru ntazi burya nanicecekeye nta kibazo, nta cyaha naba nkoze. Ngubwo rero ubuzima bwa muntu. Ntabwo ikibazo cya muntu ari uko ari igicucu. Oya, ikibazo cya muntu ni uko atazi gutandukanya ibyo azi, ibyo afiteho amakuru n'ibyo atazi, akabyitwaramo byose kimwe kandi ubumenyi bufitemo butangana. Padi, ko nanjye ntangiye kwishidikanya, nanjye nagangira ngo nzi ubwenge, none nanjye utuma nanjye ntangira kwitekerezaho cyane, bigiye gutuma hari ikibazo nkubaza cyane cyane ku bintu by'ukwemera. Kuko najyaga hari abantu bakimbajije nanjye ntihakubasobanurira, ariko ibyo uvuze bitumye nanjye nsanga ntabyo nzi. Niyo mpamvu nifuje ko wamfasha kubasubiza. Hari abambajije ngo urabona tuvuge nko ku bintu by'ukwemera ngo histoire du salut, umukiro wa muntu. Kuri akuntu muri Bibiliya bimeze, hari ukuntu mu isezerano rya kera ubona Imana uburyo yitwaraga n'uburyo mu isezerano rishya yitwara, ukabona biratandukanye. Mu isezerano rya kera iyo wakoraga ikosa Imana yitaga ikwasi, ikahita nyine guteza nk'ibibazo ibyago n'amakuru. None mu isezerano rishya ho ibifite urukundo. Ese Imana nayo yagiye ikura mu bintu by'umutima mwiza n'urukundo? Icyo kibazo nkikubajije kubera ibintu maze kunsobanurira. Rega niha kugisobanura ariko ndashaka kugimenya neza. Ndakigusubiza. Ikibazo cyiza. Ntabwo ari uko Imana yahindutse. Imana ntizihinduka. Turavuga ngo nimwe ejo hashize, uyu munsi n'ejo hazaza. Ahubwo wavuze ngo histoire du salut. Ubishyize mu Kinyarwanda wavuga ngo urugendo rwo gucungurwa kwacu. Burya rero urugendo habaho ahamanuka, ahaterera, ahatambitse, ahanyerera, aho urusekabuye. Ntabwo dushobora kugenda kimwe kuko urugendo rugenda ruhindagurika. Iryo ni ihame rya mbere. Irya kabiri, ntabwo turi bamwe ku ntangiro y'urugendo, hagati mu rugendo no ku iherezo ry'urugendo. Natwe turahinduka. Isi, ubuzima n'amateka tugendamo birahinduka, natwe turahinduka. N'Imana rero iduherekeza muri iyo mihindagurikire yacu bwite n'ibyo tugenda tubamo. Nshimwe nuko ndaguha urugero. Mu Kinyarwanda urabona wenda ubu ngubu ubumenyi butangiye gutera imbere, ariko wenda nk'iyo umwana yabazaga ababyeyi bati murumuna we yavutse, ati murumuna wanjye yavuye he? Hari akana bigeze kumbwira, kigeze kubwira mama we kavuga kati rwose uri umuntu mubi, niba warankundaga kuki wamize? Kuko barambwiye ngo yavuye mu nda ya nyina. Akavuga ati buriya mama yari yaramize, ni umuntu mubi rwose. Urumva nk'umwana baramubwiraga ngo umwana muto bakamubwira bati umwana aturuka mu mukondo. Wigeranyije n'ibyo wavuga uti ubwo se abo babyeyi ni ababeshyi? Oya, barimo baraherekeza umwana wabo mu rugendo rwe rwo gukura, ku rwego ariho ibyo ashobora kumva n'ibyo. Ntabwo ari uko bamubeshye,
nubwo mu by'ukuri umwana adaturuka mu mukondo, ariko ntabwo abo babyeyi babeshya umwana wabo, barimo baramuherekeza bamuha ibisobanuro n'ubumenyi, banamusaba ibijyanye n'uko angana. Ntabwo umwana wacu tumutwara kimwe iyo afite imyaka 5 n'iyo afite 10, ntitumuha bimwe, ntitumubwira bimwe, ntitunamusaba bimwe. Siko tubigenza iyo afite 15, 20, 30, 40. Natwe rero muri urwo rugendo rw'Imana igendana na muntu, amateka ya muntu agenda atera imbere, agenda ajya mbere.